ndashima Imana. Musaza Yitwa Trésor. afite imyaka ingahe? Afite imyaka 25. Yari yaragerageje kujya hanze biranga inshuro ebyiri zose, urugendo rwe rwari rwarapfuye. Noneho bigeze aho ngaho biramubabaza nyine, ahita ajya kuba i Burundi. Noneho maze kumenya ngaha mutumaho, araza, aje baramusengeye. Hashize icyumweru ahita bamuhamagara, ahita agenda. None Haleluya. amen. Yaje hano kuri prayer line. Yesu ashimwe. Hahize icyumweru ahita ahamagarwa. Ubu ni hari. Ni bande bamuhamagaye? Iriya ni baramuhamagaye. Abamuhaviza. Abamuhaviza. Yesu ashimwe. Baramuhamagaye kandi ingendo ze ebyiri zose zari zarapfuye. Ibindi byose byari byarapfuye. Ibyo yagerageje byose byari byaranze. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Twari twize ijambo muri Samweli, ntago nibuka umurongo, igihe Dawidi yajyaga ibwami akabaza ngo ninde mu muryango wa Sawuli kugira ngo mugire neza kubwa Yonatani. Umunsi twiga Mefibosheti. Yesu ashimwe. Ko yamutabaye nkuko yatabaye Mefibosheti, ubu akaba ari kuri iri bwami, ameze neza, nta kibazo, mumera Imana icyubahiro. Amen. Yesu ashimwe. Ubu yaravuye Rodebari. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Yinjiye mu masezerano ye. Mwari muzi ko ushobora kugerageza ibintu bikanga kugeza igihe barriere spirituelle ivuyeho. Barriere spirituelle ivuyeho. Yesu ashimwe. Amen. Ntabwo ari bubashaka, nibo bagushaka. Yari yarabyakiriye, ibya visa yarabuze. Noneho tumaze kumusengera nibo bamushatse. Bati waje tukaguha visa. Yesu akumpera umugisha Cynthia. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ndashima Imana, na mama yaraje hano arwaye, baramusengera, ubu yarakize. Yararwaye iki? Yari amarozi, yajyaga afatwa no kuruka. Yagenda? Yafatwaga no kuruka. Akaruka. Noneho bakamutera no mu nzozi, niho yajyaga amarozi. Ubu ngubu ntago byo bikiza. Akama ari kuruka buri gihe. Yego, ubu byarashize. Aha. Byarashize kandi yakunze hano hantu. Aho sha. Yesu ashimwe. None se mama ari he? Ntabwo yaje ariko ngarashaka kuzaza, ahita yakirwa mu itorero. Umubwire uti ntabwo waje kwa muganga. Yesu ashimwe. Amen. Uti ngaha ntabwo ari kwa muganga. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ahangaha Imana igukorera igitangaza kugira ngo wakire agakiza. Ahangaha Imana ikora igitangaza kugira ngo abatizera babashe kwizera. Yesu ashimwe. Niyo mpamvu Imana ibikora ibingibi kugira ngo abantu binangiye umutima bamenye yuko hari Imana ikora ibitangaza. Yesu ahabwa icyubahiro. Aha rero mbabwiza ukuri, uje ahangaha Imana ikagukorera igitangaza, hanyuma ugahita wigendera. Imana iravuga ngo sinzaguta, sinzaguhana. Na Satani aravuga ngo sinzaguta, sinzaguhana. Azakwama ari hafi aho ngaho. Yesu ahabwa icyubahiro. Niyo mpamvu ugomba kwama uri ku gicaniro. Ibyo wahawe n'amasengesho ubibungabungisha amasengesho. Kandi aho wakiririye igitangaza niho Imana igushaka.